gihugu cyiza wowe watwibarutse none ukaba uziritswe mu bibazo by'ingoma y'igitugu twanishyaka munyarwanda twanishyaka munyarwanda. Iyo mvuga nk'aba bo hanze baza mu gihugu bagashaka hari ubwo wakwibwira ngo banazavuga batari ko muri aba bantu wakorera neza aba bantu kurusha abandi ninde ngo bari we dutera inkunga. So you've been to every country in Africa, but you have made a special commitment to Rwanda. Why Rwanda? Rwanda is a true partner, and that is a huge difference. That's different than going in. We've done many projects in Africa, but they're just projects. They haven't been able to go to scale. They haven't been able to change policy. They haven't been a true partnership, and Rwanda has been a true partnership. They look for the most stupid person. Yes, it's not a joke. Ntabwo ari ibyo gukina. Niko babigenza. Ibi bigomba kurangira ubu